Igihe cyose numva Imana impamagarira kugira icyo nkora kugira ngo abanyarwanda babane mu mahoro. Ntabwo byoroshye, ni umuhamagaro numva utoroshye, ariko kandi nanone hari indirimbo ivuga ngo ishyaka ry'ingoro yawe riramparanya. Mu by'ukuri igihe cyose numva hari ikintu nkwiye gukora, ariko nyine ntabwo byoroshye kuko ibintu byatumye abantu bicana ntabwo ari ibintu byoroshye. Ikindi kandi amacakubiri yari ku mpande zose, niyo mpamvu ni akazi gakomeye, birababaje cyane nyine ibyabaye, kandi bikaba bibabaje ko ukuri kutavugwa ukuri kutavugwa uko bikwiye, akaba ari byo bituma hariho icyo nakwita confusion, cyane cyane mu rubyiruko, mu bakiri batoya. Niyo mpamvu ni akazi gakomeye kugira ngo amacakubiri, urwangano rwabibye mu mpande zose. Njyewe icyo nemera ni uko haba mu Bahutu amacakubiri yarabibwe, haba mu Batutsi amacakubiri yarabibwe. Ubwo rero mureke, nubwo ari akazi gakomeye, buri muntu ushoboye agira icyo akora, ariko kandi buri muntu wese, ubwoko bwose yaba aturukamo, yumve ko akwiye kugira icyo akora kugira ngo abantu babe mu mahoro, kugira ngo ibibi yumvishe ku bundi bwoko ashobore kubivamo, ashobore kubona yuko ubundi bwoko atari bubi, kugira ngo kandi niba hari abavuga ngo hari ubwoko ngo bwumva ko busumba ubundi, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Abantu bose bafite uburenganzira bumwe ku gihugu kimwe. Rwose ndabinginze kugira ngo dufatanye gushaka umuti kugira ngo inzangano zabibwe mu moko yose zishobore guhagarara. Murakoze.